itorero rya ADPR ririmo abantu b'Imana. Ririmo abantu b'Imana. Imana rero ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Nukuvuga ngo Imana ifite intego cyangwa ifite inshingano yo gukura umuntu ahantu habi. Urwobwo hari ikindi cyiciro nagezemo, numva ijwi riraje rirambwiye ngo wowe nzabaha Imana Ernest, uwo kwa runaka na runaka ntabwo ari wowe ukiranuka, ni njyewe ukiranuka muri wowe. Yego. Noneho ryajwi ryagarutse rimbwira ngo urasabwa kubwira abanyarwanda bose ko ari njyewe ukiranuka mu Rwanda, katari abanyarwanda bakiranuka. Ahubwo njyewe Uwiteka ninjye ukiranuka mu banyarwanda. Yego. Noneho nanjye mpita mpubuka ndavuga nti kandi ibi ngibi nibyo bijya bitegera abantu hano. Yego. Ariko nirengagiza ko hari ijwi ryambwiye ndi kumanuka ngo ngiye kureba yuko za mbabazi naguhaye wazakiriye ukaba warazihaye agaciro. Muri ako kanya umutima wanjye hahise hazamo ikintu gikubita kinyibutsa ryajwi. Numva ndatsinzwe. Itorero rya ADPR ririmo abantu b'Imana. Ririmo abantu b'Imana. Imana rero ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Nukuvuga ngo Imana ifite intego cyangwa ifite inshingano yo gukura umuntu ahantu habi. Urwobo Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe ibihe byose. Nkuko mubibona rero uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'ubwa mbere tubanye, ni Imana yabikoze. Ndabishimira Imana ko twongeye kubona umukozi w'Imana, umwe mu bagabo bahagaze neza, benshi muramuzi mudukurikiye. Ujye muri comment wandike, kandi ndabizi neza ko nawe wamubuze. Uyu munsi uraza kuza kumubona, ashobore kuba yagufasha muri ubu buryo cyangwa ubundi. Waba uri hanze cyangwa uri mu gihugu cy'u Rwanda, ndizera neza ko na contact ziwe turaza kuzitambutsa kugira ngo wifuza kongera gukumbura gusengana nawe mwongere mwibuke bya bihe byari bikomeye cyane twagiye tubana mu butayu bukakaye. Ariko uyu munsi turashima Imana ko ari amahoro. Uraho neza mukozi w'Imana? Yego, turi amahoro. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Murakoze cyane. Nitwa Nzabahimana Ernest. Ndi umukozi w'Imana nk'uko umuvandimwe abivuze. Nkaba nteranira mu itorero rya Batsinda ADPR Paruwasi Gasave. Yesu aduhana umugisha. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereze umugisha. Uri umwe mu bantu bashoboye gutinyuka guhita bavuga ahantu babarizwa. Sho kuba ntacyo umutima wawe uguciraho urubanza cyane. Abenshi baravuga bati ntumbaza ahantu nsengera. Nimba ari ikibazo cy'uko baba bafite ubuhamya bubi, ntabwo mbizi. Kuri nge numva nta kibazo. Impamvu umutima wanjye ntago ubu ncira urubanza, no kugaragara mu gihe ari ngombwa mba numva ntacyo bintwaye. Yego. Niyo mpamvu mba numva nta kintu nahisha kuri nge. Reka tugushimire, tugusabe kugira ngo unadushyire imbere y'Imana mbere yuko twinjira muri message Imana yaguhaye kugeza ku bantu badukurikiraho bari hose. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Mana isumba byose, ducishijwe bugufi nuko uri Imana kandi wowe ukaba ukwiye gushyirwa hejuru. Uyu munsi tugeze imbere yawe, kuko aha turi ni imbere yawe. Utubohore twese abazakurikira iki kiganiro n'abazumva ijambo ryawe, kandi imbabazi zawe zitubeho zitugumeho,
kandi imbabazi zawe zikomeze kuturarikira gukomeza kumva yuko turi abantu, wowe ukaba Imana, kugira ngo udukoreshe nk'ibikoresho byawe ukunda kandi wishimira, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Wowe udukurikiye rero, ngaho icara utuze wumve icyo Imana ivugana nawe kuri uyu munsi. Mukozi w'Imana, tuguhaye ikaze kugira ngo tugezeho icyo Imana yagutumye. Murakoze. Uyu munsi nifuje kuvuga ku gakiza k'Imana kava mu ijuru. Yego. Agakiza k'Imana kava mu ijuru akariko. Turifashisha ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma, ibice 11 umurongo wa 31. Kadusome Abaroma ibice 11 umurongo wa 31, haranditswe ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibababarira bose. Uvuze Abaroma kangahe? Ahantu nasizemo agakosa Yego. najejguraga katahari. Nta kibazo. Hari igihe uba uri gusoma muri telefone ugasanga harimo ibintu bihindutse. Kadusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma, ibice 11 umurongo wa 32. Haranditse ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibababarira bose. Twakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nari mvuze ngo ngiye kuvuga ku gakiza k'Imana kava mu ijuru. Yego. Kugira ngo umuntu abe uw'Imana, kugira ngo umuntu yumve iby'Imana ishaka, nukubanza kumva ibyo Imana ihamya. Yego. Iyo umaze kumva iby'Imana ihamya, umenya umurongo Imana ishaka ko ugenderamo. Nukuvuga ngo hano Bibiliya iratubwiye ko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibababarira bose. Nukuvuga ngo rero agakiza k'Imana kava mu ijuru gashingiye ku mbabazi, kandi imbabazi za bose. Amen. Nukuvuga ngo nimba ngewe nakiriye agakiza k'Imana, nukuvuga ngo ndasabwa kubanza kwakira imbabazi nanone z'Imana. Noneho za mbabazi z'Imana, ntabwo Imana impaye imbabazi zanjye gusa, muri ngewe isizemo n'imbabazi z'abandi bantu. Haleluya. Amina. Za mbabazi rero z'abandi bantu, nukuvuga ngo nabanje kumva ko Imana yafasha abantu bose kimwe. Iyo usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, intumwa zikunda gukoresha ijambo rivuga ngo natwe turi abantu kimwe n'abandi. Natwe turi abantu nk'amwe. Iryo ni ijambo Petero yakoresheje ubwo yajyaga kwa Koruneliyo. Koruneliyo asa nk'umuhaye icyubahiro, amupfukamira, ariko Petero aramubwira ati haguruka kuko nanjye ndi umuntu nkawe. Iryo jambo nanone Pawulo yongera kurikoresha ubwo yari amaze gukoreshwa n'Imana igitangaza mu ahantu bakundaga gusenga ibigirwamana, bamera nk'abaserebura ndetse bashaka gutaka Pawulo, ndetse bashaka no kwitirira cya gitangaza kibaye bya bigirwamana basengaga, mbese bereka rubanda ko za mana zabo zikoze ibidasanzwe. Ngo Pawulo arongera akoresha iryo jambo aravuga ngo
ngo yemwe bantu ibi mukora murabikorera iki ko natwe turi abantu buntu nkamwe. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo babanje kumva iby'Imana ihamya kugira ngo babashe kumva ko bo bagiye kuba ibikoresho by'Imana kurusha kumva bo bagiye gukora cyangwa bo bagiye gukora ibidasanzwe. Imana idufashe. Amen. Rero ntago Imana iyo yaguhamagara ngibure kubanza kukwemeza ko uri umuntu. Igihe cyose Imana izaguhamagara izabanza kukwemeza ko uri umuntu. Icyo gihe izabishaka kugira ngo utaza kuzana ibindi bintu by'ubukeregeshwa bw'abantu cyangwa ibindi bintu. Mu gitabo cy'Itangiriro hari aho Adamu na Eva ngo bigeze babona baguye mu byaha ngo bidodera inshocero. Bivuze ngo rero Imana ntishaka inshocero zacu abantu, ahubwo irashaka ko twebwe twemera ikadukiza, ko twebwe twemera ikatubabarira, ko twebwe twemera ikadusukaho umwuka wera, ko twebwe twemera ikatunyanyagizaho ubuntu bwayo, kurusha kumva ko wowe hari icyo uzakorera Imana. Nibyo koko hari icyo nzakorera Imana, nawe hari icyo uzakorera Imana, ariko biraturuka ko ubanza kwemera gucishwa bugufi noneho ukayoborwa n'Imana. Amen. Yego, imbabazi n'iz'Imana ishingiraho. Mu gihe rero umuntu atarakira imbabazi z'Imana, ntabwo icyo gihe uba wari wagahamagarwa n'Imana, nturaba umukozi w'Imana, nturaba umuvugabutumwa. Ugomba kubanza kwakira imbabazi z'Imana. Wakakira imbabazi z'Imana, umutima wawe ukaba wuzuyemo imbabazi, urukundo n'ubuntu by'Imana. Umugabo umwe witwa Yesaya nanone yigeze aba umukozi w'Imana, ariko atari yakira imbabazi z'Imana. Noneho agakora ibintu nka Yesaya. Cyakora icyo gihe yakoreraga munsi y'ukuboko k'umugabo nanone bita Uziya. Ibyo bakoraga byose babikoraga nyine mu mabwiriza twakita ko ari ay'abantu. Ariko Imana ibyitegereje, nubwo Yesaya yari umuhanuzi, isanga hari ikindi Yesaya akwiriye kumenya. Icyo yari akwiriye kumenya ni za mbabazi z'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye Imana. Bivuze ngo hari ibintu bigomba gupfa muri twebwe by'ubwibone, by'ubwirasi, ubwiraririzi, kuziza mugenzi wawe icyejo nawe wari cyo. Ni urugero, kuba umuntu Imana yabimukuye mu bukene, ntabone za mbabazi z'Imana zimukuye mu bukene, ahubwo akaba we wikuye mu bukene n'ubwenge bwe, noneho agatangira guhonyora umukene babanaga. Kuba Imana ikugiriye ubuntu ikagukura mu byaha, yagukura mu byaha ukabona wowe wikuye mu byaha n'imbaraga zawe, noneho ugahagurukira abanyabyaha nk'ubarwanya. Icyo gihe biba bigaragara ko twabyita nk'umwuka w'umuhimbano udaturuka muri Kristo Yesu. Nicyo gituma rero tugomba kubanza kwakira imbabazi z'Imana. Imana ikaduha uko tugenda muri ba bantu, Imana ikaduha uko tuvuga muri ba bantu, Imana ikaduha urukundo rugaragarira ba bantu, Imana ikaduha imbuto zigaragara muri ba bantu, ba bantu bagafashwa no kureba imbuto zacu, ba bantu bagafashwa no kumva imvugo zacu z'urukundo, ba bantu bagafashwa no kubona ibikorwa byacu by'urukundo ndetse kurusha amagambo tuvuga.
Imana idufashe cyane bakundwa. Amina. Kandi Haleluya. Imana itubohore bakozi b'Imana. Yego. Imana itubabarire bakozi b'Imana. Birashoboka yuko umuntu ashobora kunyura mu gihe cy'ubuyobe cyangwa gukora ibintu mu gihe cy'ubuyobe, hakabaho kudahuguka neza, ariko niki ijambo ry'Imana ribereyeho kugira ngo turusheho kumva no guhuguka neza. Yesaya rero ahuye n'Imana ngo umucyo w'Imana wahise umupika. Umaze kumupika ahita abona ibintu yari afite ni ibicupuri. Haleluya, haleluya. Amina. Asanze ni ibicupuri we arihinyura. Yego. Nta wundi wamuhinyuye. We yahise yihinyura. Akoma karura ati mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. Bivuze ngo rero iyi Imana idutuma abakozi b'Imana, iyi Imana idutuma inshuti z'Imana, iyi Imana itwiyereka ikaduha agakiza kayo, ntaho tuba dutandukaniye n'abandi bose. Icyakora tuba tugize amahirwe kuko Imana ibitwiyeretse ikadushyiraho itandukaniro ryabo igiye kudutumamo. Ariko ntabwo Imana icyo gihe iduha misiyo yo kwanga abanyabyaha tugiye guhagararamo. Iduha kubakunda kuko tuba tugize amahirwe natwe twari tumeze nkabo, ariko Imana ikatwiyereka, ikatwigaragariza, ikatugirira ubuntu, ikaduha imbabazi zayo. Mu gihe rero dufashe za mbabazi z'Imana tukishyiriraho ibindi bintu, turimo turiroha mu mwijima, turiho turibuza amahirwe, turiho turinyagisha umwuka wera. Twari dukwiriye gukomeza kumva guca bugufi, kumva ayo mahirwe ava ku Mana, noneho kugira ngo abantu tugiye kwerekezamo tubereke ya mahirwe ava ku Mana, tubereke za mbabazi z'Imana, tubereke rwa rukundo rw'Imana, kugira ngo imvugo zacu nziza zishorewe n'umwuka wera zigende ku mitima y'abantu tubwira, zitangire zihasusurutse, abantu biyumvemo urukundo rw'Imana no kumva Imana itari ingome, no kumva Imana itari indyarya, no kumva Imana Yesu utarazukiye kuza guhora inzigo ku bamwishe, ahubwo Yesu wakijije abantu ako kanya kandi ari abagome. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mu gihe Yesu yari amaze gupfa, hari umuntu umwe ngo wagiye asanga Yesu bamaze kumwica. Asanze bamaze kumwica ngo yari afite umujinya mwinshi cyane, we yumva ari nkaho bamumutanze, ahari bamwishe nabi, we yari kumwica neza, hari akamwemeza. Ngo noneho afata umurambo wa Yesu nk'umuntu wari ufite umujinya, abawuteyemo icumu, mbese nk'umuntu wavugaga ati bakuntanze, njyewe ntago nari kukwica gutya, nari kukwica neza nyine nk'umuntu ahari wabizobereyemo. Ngo ariko akimutera icumu, mu rubavu havamo amazi n'amaraso, ngo bisimbukira ku jisho, yari impumyi, ahita arareba. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo rero urwo ni rwa rukundo rw'Imana rurenze urugero. Izo ni za mbabazi z'Imana zirenze urugero, zihabwa umuntu utaruzi ko utanabizi. Hari imbabazi duha abantu bazidusabye, ariko izi mbabazi z'Imana zahawe abantu babimenye n'abatabimenye. Icyakora bazabimenya uko iminsi igenda ibasatira, nabo bazazihabwa, nabo bazabimenya ko burya Imana yabababariye kera. Icya mbere azaba areba ibyo yakoze bibi, ariko Imana ikamurinda.
noneho iyo tugeze rero mu gihe cyo kumenyeshwa zino mbabazi, wa mwuka w'Imana yatujeho, niho duhinduka tukihinyura ati burya Imana yari dutunze tumeze gutya, burya ya mamodoka twayaguze tumeze gutya, burya za ndege tuzigendamo tumeze gutya, burya ya ma etaje twayubatse tumeze gutya. Bivuze ngo hari uwahita avuga ati Mana nguhaye icyubahiro, sinarinzi ko ari ukumeze, kuko na Yesaya nuko yisanze. Niyo mpamvu rero muri iyi nzira turimo, agakiza k'Imana kava mu ijuru gashingiye ku mbabazi z'Imana, gashingiye ku rukundo rw'Imana. Icya mbere, uba wakiriye agakiza, muri wowe harimo ibikiza, ntabwo hakirimo ibyica. Muri wowe harimo ibizura, ntabwo hakirimo ibiheza abandi kuzimu, ahubwo harimo ibibakura ikuzimu. Rero byaba bigayitse kuba turi abakozi b'Imana bahamagawe tukaba tukiri gucira abantu hiteka. Byaba bigayitse turi abakozi b'Imana bahamagawe tukaba tukiri gutoranya abazarimbuka abazajya mu ijuru, tugahita dufata isi tukayirangiza, tukicara ku ntebe y'imanza twebwe tukaba ba nyiribihe. Byaba bigayitse. Ahubwo muri iyi minsi Imana idusizemo ibikiza, muri iyi minsi dusizemo ibizura, muri iyi minsi dusizemo ibikura abandi kuzimu, muri iyi minsi dusizemo ibikura abantu mu marimbi, muri iyi minsi dusizemo ibikura abantu mu byaha. Ni mu byakire, ni ka gakiza k'Imana kava mu ijuru. Niko uyu munsi numva narajwe inshinga no kubabwira, kugira ngo aho wari uri mu bwigunge wumve ko Yesu agukuyeyo. Aho wari uri mu iterabwoba Satani yagusizemo, uyu munsi wumve kuravamo, uhite wigaranzura Satani. Uyu ni umunsi wo kurwana kugira ngo wigaranzure Satani. Satani yakubwiraga yuko bidashoboka, ariko birashobotse. Icya mbere ni ukwemera yuko Imana isumba byose, isumba n'ibyaha wakoze, Imana isumba ibicumuro wakoze. Iyi saha uyu munsi nicyo ngutangariza, Imana isumba ibicumuro wakoze, Imana isumba ibyaha wakoze. Akira imbabazi z'Imana, akira agakiza k'Imana. Uwakubwiraga ngo uzarimbuka, njyewe ngutangarije ko uzajya mu ijuru. Uwakubwiraga yuko uri uw'ikuzimu, njyewe nkubwiye ko uyu munsi Imana igukuye ikuzimu. Uwakubwiraga yuko ari ukuzapfa, njyewe nkubwiye yuko Imana ije kukugirira neza. Nkubwiye yuko Imana nyiri imbabazi imanuye imbabazi zayo nyinshi ku buzima bwawe, imanuye urukundo rwayo rwinshi ku buzima bwawe. Ahubwo icyari gikenewe kwari ugutega amatwi kugira ngo umutima wawe ubyumve, ubyizere, uve muri icyo gikonoshwa cy'ubwoba, ubundi umwami Yesu akomeza kugirire neza. Imana itwiteho cyane bakundwa, itwiteho bakozi b'Imana. Turi mu gihe cyo gusenga kugira ngo Imana ikore imirimo, turi mu gihe cyo gusenga kugira ngo Imana ikize abantu, turi mu gihe cyo gusenga kugira ngo Imana ikore ibikomeye. Nibyo koko hari ibyo Satani yakoze, ariko Imana ije gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Nibyo koko hari aho umaze igihe, ariko Imana nayo ije gukora ibikomeye. Ntabwo rero Imana yifite ikibazo cy'ibyaha byawe. Imana ntifite ikibazo cy'ahantu uri, ahubwo ikeneye ko wumva ugatega amatwi, kuko yo ni Imana itangaza gukiza kwayo. Icyo yitayeho ni ugukiza kwayo. Imana idufashe. Tibakundwa inshuti z'umusaraba, iyi si turimo Imana irayizi. Byongeye kandi Imana izi ko hano muri iyi si harimo Satani. Ikindi Imana izi yuko umwanzi w'umuntu uwo ari we wese ni Satani. Niyo mpamvu Imana yo ikeneye ko duhuguka tukamenya. Noneho twamara kumenya, yikatwigisha iyi tere turiho, kuko iyi tere turiho ni tere Satani akoreraho
ibintu byinshi kandi afite ubwenge n'ubucakura. Noneho Imana yo iyo iturebye igasanga twebwe twigize ibindi bintu, ihita itubara nk'abantu bayobye batazi aho bari, kuko Imana izi Satani uwo ari we. Yesu azi Satani uwo ari we, azi imbaraga za Satani. Yesu azi imbaraga za Satani. Niyo mpamvu Imana idashaka ko tuba abanyabikabyo. Ntabwo ishaka ko tuba abantu bagundira ibyacu, ishaka ko tuba abantu birekuye, ubundi ikatwerekeza nk'umusare uyoboye ubwato. Haleluya, haleluya. Imana idufashe cyane, itugirire neza. Imana ntago ishaka umuntu uvuga agakiza, ariko agakiza kameze nk'aho ari ugucira abandi witeka. Ako ntabwo kaba ari agakiza. Agakiza ni akabohora. Agakiza nyine ni agakiza abantu. Agakiza ni agakura abantu mu rwobo. Agakiza ni agakura abantu mu mva. Agakiza ni agakura abantu mu mitamenwa Satani yababoheyemo. Agakiza Yesu yazanywe no gutangaza umucyo. Yesu yazanywe no gukura abantu mu mwijima. Niyo mpamvu dukwiye kumumenya, tukamenya imbaraga afite, tukamenya ubushobozi afite. Noneho ibyo akaba ari byo dutangaza mu isi, tugatangira natwe kubohora abantu, kuko nyir'ukubohora twamwakiriye, kuko nyir'ugukiza twamwakiriye. Rero ni Imana itari inyantege nkeya. Ni Imana yuzuye ubwenge, ni Imana yuzuye imbaraga irihagije. Niyo yaremye ijuru n'isi. Tekereza Imana yarandemye ikananirwa kundinda. Tekereza Imana yarandemye ngapfa indeba. Uyu munsi ntabwo urapfa Imana ikureba. Uyu munsi ntabwo urarimbuka Imana ikureba. Mu izina rya Yesu ndabihakanye. Imana iragukiza, Imana irakuzura, Imana irakubohora, Imana irakubabariye. Tega amatwi wakira imbabazi z'Imana nyinshi. Nabatangarije ko ari imbabazi z'abantu bose, z'abantu bose. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Rero ufite intambara urimo aho uri hose muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ufite ibibazo urimo uri hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri ku migabane itandukanye y'isi, uri naho tutazi, reka mbivuge gutyo, ariko Imana yo irahazi. Uyu munsi wari ukeneye umuntu ukubwira imbabazi z'Imana. Uyu munsi wari ukeneye umuntu ukubwira amahirwe ava ku Mana. Uyu munsi wari ukeneye umuntu ukubwira ubushobozi Imana ifite. Yesu yigeze ahura n'abafarisayo, abitegereje asanga ntago bumva ibintu neza. Arangije arababwira ngo nimutamenya ko ndiwe muzapfana ibyaha byanyu. Impamvu yababwiraga ngo nimutamenya ko ndiwe, nuko Yesu wenyine ari we wenyine ubasha kwirukana Satani. Nuko Yesu wenyine ari we ubasha kuyihashya, kandi Yesu akaba azi ubwenge ikoresha, Yesu akaba azi amakebo ifite. Noneho rero niyo mpamvu kumenya Yesu ubwabyo byadukiza. Ni ukuvuga ngo bingana Yesu twamugereranya n'umuntu waba ayoboye, nk'umuntu waba ari umugaba w'ingabo. Noneho umugaba w'ingabo ntaba ashaka yuko buri musirikari yibwira kurwana kwe. Nibyo koko umusirikari ashobora kwibwira ko ashoboye, akibwira kurwana kwe. Ariko iyo hari umugaba w'ingabo, ntabwo abasirikari bakoresha ubwenge bwabo, bakoresha ubwenge bw'igihugu. Niyo mpamvu bashyiraho umuyobozi. Bivuze ngo bwa bwenge bwose umusirikari yazana bukoze, ntekereza yuko hashobora kuzamo ambutiyaje, hakazamo kuvangirwa. Niyo mpamvu bavuga bati umugaba w'ingabo. Bivuze ngo uburenganzira bwose bwo kurwana barabukura ku mugaba w'ingabo. Uburyo bari burwanye umwanzi barabikura ku mugaba w'ingabo. None twebwe iyo urebye usuzumye, twebwe abarokore twifitemo akajagari. Iyo usuzumye twebwe abavuga ko dukijijwe twifitemo ibintu. Nigeze nsoma Bibiliya
mu gitabo cy'umubwiriza ni mu bice byaho 7 nahasomye ijambo rivuga ngo Imana yaremye umuntu utunganye, ngo ariko icyababaje Imana nuko abantu biremeye ibindi. Imana yo yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bo ngo bishakiye ibindi byinshi. Bivuze ngo ikintu Imana ishaka inshuti z'Imana mbere na mbere ni ukugira umutima mwiza. Yego. Icya kabiri ni ukugira wa mutima urimo imbabazi n'urukundo by'Imana. Ibindi bintu bidashingiye kuri icyo ngicyo twebwe twikora inyuma ubu ni Satani udushuka, kuko kujya kwikora ikintu inyuma umutima ari igishegabo, ibyo bintu ntacyo bimaze. Yego. Ahubwo Imana irashaka ko dukira ubushegabo, ubundi kaduha imitima myiza tukera imbuto z'umwuka wera. Imana idufashe cyane. Urakoze cyane muhanuzi w'Imana, uvuze ibintu binkora ahantu ku mutima, numva nahaguruka nkagukora mu ntoki, ariko Yesu Kristo agukore mu kiganza agushimire cyane. Amen, amen. Sinzi niba ujya ufata umwanya wo kwitegereza ibibera ku izi mbuga nkoranyambaga. Ubu uyu munsi wa none ubuhanuzi dufite cyangwa se icyo twakwita ijambo ry'Imana dufite, ubwo impamvu ni kubivuga gutyo nuko biriho bikorwa n'abitwa ko ari abakozi b'Imana cyangwa abapastori cyangwa se abahanuzi rurangiranwa. Kubera iki barimo bavuga abantu kurenza kuvuga Imana? Ese tuvuge ko iby'Imana byamaze guta agaciro, babihararutse? Tuvuge ko ari ihe nyungu nkawe nk'umukozi w'Imana ujye ugerageza kujya mu mayerekwa? Ubona ari iyo mpamvu abitwa ko ari abakozi b'Imana bamaze guca sanzenike bakavuga ibitavugika kandi bakabivugira aho batakwiye kuba babivugira? mu njyana yanjye yo gusenga no kubwiriza ubutumwa, ku bwanjye nta muntu nciraho iteka, ahubwo hari igihe twebwe nk'abantu tubanza kwibwira yuko gukiranuka guturuka kuri twebwe. Gukiranuka guturuka mu ijuru. Noneho aho ngaho niho Satani agenda atwinjirira, cyane cyane twebwe abakozi b'Imana, ariko ibyo byose hamwe no gukomeza gusenga Imana nicyo gituma navuze ngo aho waba uri hose uyu munsi Imana iragukuraho iminyururu. Ariko gukiranuka kuva ku Mana, ni ukuvuga iyo namaze kumva ko gukiranuka guturuka kuri nge, iyo namaze kumva ko gukiranuka ari ibintu nishakamo, hari aho ngera za mbaraga zigahinduka zero, hari aho ngera Satani akanyinjirira, hari aho ngera imbaraga zanjye ntizibashe gukontorora ikibuga neza. Noneho kwa kudakontorora ikibuga neza, icyo gihe nshobora gushiduka naratanye, ariko kandi nkabimenya abantu bo barabanje kubibona, nge simpite ko mbibona. Icyo gihe aho biba biturutse ni hahandi ho kudaca bugufi no kutoroha mu mutima ngo numve yuko gukiranuka kwanjye kuzava mu ijuru ku Mana. Noneho ngafatwa n'ubwibone. Kwa gufatwa n'ubwibone rero bitangira kumpindura wa musirikari udafite umuyobozi umuyoboye. Noneho icyo gihe rero niyo mpamvu hashobora kubaho gutana kw'abantu, ariko ntawe naciraho iteka. Uyu munsi icyo natangaje cyangwa icyo ndi gutangaza ni uko umuntu wese uteze amatwi kino kiganiro, Imana iramukura mu rungabangabo, Imana iramukura mu rwobo, Imana iramukura muri ka gaco k'abazarimbuka abandi bamusizemo, kuko Yesu ntabwo yazukiye kugira ngo turimbuke, Yesu yazukiye kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho. Urakoze. Reka nkubaze iki kibazo, wabihishe ariko nyine niko abanyamakuru twabaye, burya tugerageza kugira ngo ibintu byose tubikoreho. Ntabwo wigeze uza hano ngo uvuge uburyo ukoramo, ariko njyewe njya nibaza
wowe n'irihe banga ujya ukoresha mu gusengera abarwayi no gusengera abantu bafite ibyifuzo? Urakoze cyane. ni ukuvuga ngo hari umurongo urabona iyo umuntu atangira kuba mu bintu by'Imana, hari ukuntu uba mu bintu by'Imana ariko wagerageje nawe gushyiramo imbaraga zawe, wanagerageje gushyiramo ubwenge bwawe. Aho hantu rero hari ukuntu Imana igenda ibana n'umuntu uwo ari we wese mu bwenge bwe na karagiteri ze, kuko Imana ntago ari Imana ihubukira umuntu. Urabona Yesu yiyereka Petero yabasanze bari kuroba, ariko mu by'ukuri tageti ya Yesu ntabwo kwari ugukomeza kubana nabo mu burobyi, ariko Yesu yaraje yifatanya nabo muri cya kintu agize ute abasanzemo, yanga kubahutaza kubahungabanya, ariko yarazi ko buke bukeya azabageza kuri tageti yari afite, ariyo yo kuroba abantu, nk'uko hanyuma ari byo yatangarije Petero, no kurushaho gukomeza kugorora ibintu bari barimo. Ni ukuvuga ngo rero njyewe warumbajije ku ibanga ryo gusenga. Ibanga ryo gusenga ni ukuvuga ngo hari uko natangiye nk'uko nari ntangiye mbivuga, ahubwo hari ikindi cyiciro nagezemo, numva ijwi riraje rirambwiye ngo wowe nzabaho Imana Ernest, uwo kwa runaka na runaka, ntabwo ari wowe ukiranuka, ni njyewe ukiranuka muri wowe. Noneho ryajwi ryagarutse rimbwira ngo urasabwa kubwira abanyarwanda bose ko ari njyewe ukiranuka mu Rwanda, katari abanyarwanda bakiranuka, ahubwo njyewe Uwiteka ni njye ukiranuka mu banyarwanda. Noneho numviriza iryo jwi, maze kuryumviriza nsanga hari aho Imana yamaze kubona yuko mu myumvire yanjye no mu mitekerereze yanjye hari karagiteri mfite. Zo giteri zo kwiyumva rero yari ifite intego yo kumanura ngo nce bugufi aho kwibona mbona Imana. Noneho rero ni ukuvuga irangije kumbwira ayo magambo, Imana yahitse integeka kwigisha urukundo. Irangije irambwira ngo nta rindi vugabutumwa nguhaye kwigisha, nguhaye kwigisha urukundo, kandi nguhaye kubabarira, nguhaye gusengera abantu ariko ufite urukundo, nguhaye gusengera abantu ariko ubafitiye impuhwe, ubafitiye imbabazi. Bivuze ngo nanjye nari mbaye nka Yesaya. Noneho Imana nibwo yatangiye kujya inyereka ibintu, itangira kujya inyereka ibintu, kugeza ubwo hari igihe kimwe nari ndi gutaha, hari ku mugoroba, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo ngiye kureba yuko imbabazi naguhaye wazihaye agaciro. Noneho nendaga kugera mu rugo, ngiye kugera mu rugo nsanga hari ahantu bafashe umujura. Bamaze gufata umujura, bamwe baba batangiye kumukubita inshyi bataranamubaza uko bimeze, abandi baba baturutse hirya imigeri. Noneho kuko nanjye aho hantu bigeze bahantegera na madamu, icyo gihe naracuruzaga, twari dutashye tuvuye gucuruza, hari igihe cyo muri Covid. Noneho nanjye mpita mpubuka, ndavuga nti kandi ibi ngibi nibyo bijya bitegera abantu hano. Ariko nirengagiza ko hari ijwi ryambwiye ndi kumanuka ngo ngiye kureba yuko za mbabazi naguhaye wazakiriye ukaba warazihaye agaciro. Muri ako kanya umutima wanjye hahise hazamo ikintu gikubita kinyibutsa ryajwi, numva ndatsinzwe. Maze kumva nsinzwe kandi nari mfite inshingano zo kwigisha urukundo, arizo nahawe n'Imana, nari mfite inshingano zo kugaragaza imbabazi z'Imana, nibwo nahise nihohora.
ndavuga ngo kuko icyo gihe nahise nkurura nsanga nanjye kuva ndi umusore hari aho nanjye nakabaye meze gutyo, yego, ariko none sinkimeze gutyo. Imana yangiriye ubuntu, yangiriye imbabazi. Bivuze ngo Imana yashakaga kwibutsa imbabazi zanjye, ariko izibukirije kuri wa mujura, yego, kugira ngo wa mujura nyibutse imbabazi z'Imana kuri njyewe. Icyo gihe noneho nibwo nahise mvuga ngo mwe bantu mwe, uyu muntu tumuhereze, mwamushyira mu maboko y'abashinzwe umutekano, kuko nabonaga inkeragutabara zitangiye kuhagera, abanyerondo, akaba ari bo bamenya ibye kurusha ko umuntu yaturuka hirya no hino agakubita akihanira. Kandi ushobora gusanga n'ibyo bintu bishobora kuba bitanamuhama, ariko kano kanya abashinzwe umutekano ko bari kuhegera byarekerwa bigashyirwa mu maboko ye. Ariko ibyo icyo gihe nari mbivuze nikanze nko kwihohora, kuko nari nsinzwe kubw'ijambo nari maze kuvuga. Ni ukuvuga rero kuva icyo gihe ngenda ngerageza kwigengesera, nibuka ngo nanjye nari mubi, nza guhura n'Imana ingirira neza. Nanjye ntabwo nari umukiranutsi. Niyo mpamvu iyo Imana iduhamagaye ntabwo iduhamagarira kujya guhagarara mu bakiranutsi, iduhamagarira kujya guhagarara mu banyabyaha natwe twabagamo. Yego. Noneho rero amakosa menshi aho tuyakorera ni ukuba nabyita ko ari ukwakira agakiza katari ko, noneho tukibwira ko tugiye mu isi irimo abakiranutsi. Noneho kwishyira mu icyo kintu tugahita dutsindirwa ku ikubitiro, kuko twiyobagije ku isi irimo abanyabyaha kandi irimo Satani. Noneho rero Imana yo niyo mpamvu ikwibutsa ngo dore nawe wari umeze kimwe n'abantu ngiye kugutumamo. Nicyo yeretse Yesaya. Tugira urukundo y'Imana. Yego, tugira urukundo. Mukozi w'Imana, tuzaganira cyane, tuzaganira, ariko tugana ku musozo hari ikibazo kimwe nshaka kukubaza. Uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi, Imana igikwereka ibintu byinshi, njye ndabizi, ndi umutangabuhamya, ubarizwa mu itorero ADPR. Iyo witegereje ADPR ubona ejo hazaza hayo hameze hate? Tugana ku musozo. Itorero ubajije nk'umuhanuzi, sinkubaje hatagira abantu babyumva nabi, ntabwo ngewe Ernest mubajije nk'umuvugizi wa ADPR, ahubwo mubajije nk'umuhanuzi usengera mu itorero ADPR. Itorero rya ADPR ririmo abantu b'Imana, ririmo abantu b'Imana. Imana rero ifite umugambi mwiza ku bantu bayo. Ni ukuvuga ngo Imana ifite intego cyangwa ifite inshingano yo gukura umuntu ahantu habi, urwobo urwo ari rwo rwose uwo muntu yaba arimo, ikamushyira ahantu heza. Niyo mpamvu nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi, ngewe numva mfite kwizera umuntu wese ngiye gusengera, n'uwaza anywa inzoga, n'uwaza yasambanye, n'uwaza ikintu namaze kwakira ni ikintu kivuga ngo nta rwobo Imana itagukuramo, kandi nta n'ahantu Imana itagukura, nta n'aho itagushyitsa. Ni ukuvuga ngo ngewe nshinzwe nk'umuhanuzi wahuye na Kristo, nkwiriye kwizera kandi nkwiriye kwizerera uwo nsengera mu gihe atarakira kwizera. Haleluya, amen. Niyo mpamvu rero abantu bari mu itorero rya ADPR bazamera neza, amen, kuko hariho Imana ntihariho Satani. Bivuze ngo nubwo Satani ariho, ariko hariho Imana igirira abantu neza. Rero bazamera neza kubera imbaraga z'Imana, bazamera neza kubera Yesu Kristo wazutse. Si twatangiye tuvuga
ku muntu wajombye Yesu icumu mu rubavu, yego, twavuga ko uwo muntu ari we wari umeze nabi kurusha abandi twavuga uyu munsi. yego, noneho rero uwo muntu yahise akira. Niyo mpamvu nshingiye ku ijambo ry'Imana, n'umuntu uwo ari we wese unteze amatwi, nje ndamutangariza ko aramera neza. Ndamutangariza ko arakira. Kuko icyambere nk'umukozi w'Imana ni uko Imana igutuma ikaguha kwizera, ndetse ikaguha no kwizerera utarabasha kugira kwizera. Urugero naguha naho Nehemiya yigeze cyangwa se Danieli, icyo gihe yasanze situwasiyo zitoroshye. Noneho ariko Danieli afata ibyaha by'igihugu cyose, ibyaha by'umuryango w'ibyaha by'abantu nk'ibyaha bye. Yego. Kandi ntaho bari bahuriye, ntaho we biranashoboka ko bimwe byakozwe ataravuka. Kuko yavugaga ashyiramo ba sekuru, ashyiramo ba sekuruza. Reka twizere Imana umuntu wese ari bumere neza. Reka twizere Imana umuntu wese ari bukire, kuko umukozi w'Imana aba afite ubwungu. Umukozi w'Imana ashyirwamo ibikiza. Umukozi w'Imana ntashyirwamo ibirimbura abantu, ashyirwamo ibibazura. Ahubwo nakifuza kubasengera umuntu wese ahari hose, ku kibazo icyo ari cyo cyose yaba afite. Yego. Hanyuma umuntu ashobora kukumva akifuza gusengana nawe, cyangwa se akifuza kuvugana nawe. Buriya hari abantu baba bari mu kazi kenshi ku buryo adashobora kubona umwanya wo kujya mu rusengero, ariko yababonye umukozi w'Imana akamuhamagara akamufasha. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone, nurangiza usenge Imana usabira umugisha abo twabanye bose. Yego, nimero yanjye ya telefone 07 8 15 47 2 12. 07 8 15 47 2 12. Murakoze cyane. Karibu nisengesho. Kadusenge ku muntu wumvaga Satani yaramugize imbohe, ku muntu bari barabwiye ko azarimbuka we kari uw'ikuzimu, ku muntu uri ahantu hatandukanye, akaba yumva umutima we wari uri kure, tugiye gusenga Imana. Waba urwaye, baba bakoherereza amahembe, waba wumva wari wihebye mu buryo butandukanye, waba wumva wari uri mu gika cy'ubukene butoroshye, waba wumva wari uri mu gika cyo kubura akazi mu buryo butoroshye, Imana ni urukundo. Reka dusenge. Imana irakugirira imbabazi. Icyambere nuko twumva ijambo ry'Imana kandi tukazamura kwizera kw'Imana ariyo yo kudukiza, kutubohora no kuturengera. Mana, mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo umuntu wese wari ukurikiye kino kiganiro ahari hose mu gihugu cy'u Rwanda, ku migabane y'isi itandukanye, usenyure ibikorwa by'umwijima by'umwanzi Satani ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Usenyure, munanize, mudindize, ukora ibikomeye ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese wakurikiye kino kiganiro. Ndasenze ngo ukura abantu mu rwobo, ndasenze ngo ukura abantu muri kwa kuzimu, ndasenze ngo ukura abantu muri ya mivumo, ndasenze ngo ukura abantu mu byabadurumbanyaga. Uyu munsi umuntu uwo ari we wese wari ukurikiye iki kiganiro, umutima w'ushyire mu mutuzo, kandi umuhe kumva ko Kristo ari nyagasani, Kristo kari we wenyine wasigiwe kuzura abantu no kubakura mu bihome ibyo Satani abashyiramo. Uyu munsi nizeye izina ryawe ku bwanjye no ku bw'uwo ari we wese unyumvise, yuko hari igikorwa kidasanzwe ukoze ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane wewe warubanye natwe. Reka ngusabe kugira ngo nimba utarakora subscribe ukore subscribe, kandi iki kiganiro ni cyiza ucyoherereze abantu b'Imana bumve imbaraga z'Imana uburyo zikora kandi bamenye imikorere y'Imana. Reka tugushimire mukozi w'Imana. Urakoze cyane. Shalom. Amen, amen.